Yes, ni Kigali Ways nk'ibisanzwe ni amakuru ari kuvugwa mu karere ka Gatsibo. Inzoka nini cyane igaragaye mu by'ukuri bikomeje kugenda bivuga ko ari ikiyoka cyagaragaye mu ishyamba rituye ahangaha, ariko mu by'ukuri amakuru akomeje kugenda avugwa mu Banyarwanda mwe nuko iki kiyoka cyabashe kuba cyavuta ubuzima bw'abatari bake. Abatuye mu karere ka Gatsibo bakomeje kugenda bagaragaza imbogamizi mu by'ukuri kuvuga ko hakomeza kugenda hagaragara ibitangaza bikomeye cyane. Navuga ko ishyano riguye mu karere ka Gatsibo mu Banyarwanda mwe ni ibintu biteye ubwoba, byakomeje kugenda bivuga ko mu by'ukuri mu karere ka Gatsibo hagaragaye ikiyoka kinini cyane. Nyuma y'uko iki kiyoka kigaragaye mu by'ukuri bikavuga ko ari ikiyoka cyakomeje kugenda kiratera benshi ubwoba. Ku munsi mukuru hagaragaye ikiyoka cyagaragaye muri ishyamba mu karere ka Gatsibo. Amakuru akomeje kugenda avugwa nuko hagaragaye ikiyoka kinini cyane. Nyuma y'uko iki kiyoka mu by'ukuri kinagaragaye kikaba kivukije ubuzima bw'abagera kuri 6. Mu by'ukuri ndavuga ko ari umwaku ukomeye cyane nyuma y'uko turi kurya ubunane. Mu by'ukuri hakaba hagaragaye ikiyoka kikanatwara ubuzima bw'abantu bagera kuri 4, ariko nanone mu by'ukuri bivuga ko bashobora kuba bagera kuri 6 bitewe n'uko iki kiyoka harabo cyamize. Ni ikiyoka kinini cyane, ni ikiyoka cyo mu bwoko bwa anaconda, ni ikiyoka mu by'ukuri kinapakiwe ikimodoka. Ndagira ngo murabona ko mu by'ukuri ibimodoka babashe kuba babifatanya bapakira mu by'ukuri iki kiyoka. Bakimara kuba babimenya mu by'ukuri ubuyobozi bukuru bwa Nyungwe nibwo bwahageze bukimara kwagera mu by'ukuri bafata iki kiyoka bakijyana muri parike ya Nyungwe kugira ngo mu by'ukuri abari babashe kuba banakikurikiranira. Abanyarwanda mwe ndavuga ko ari inkuru ikomeje kugenda itera benshi ubwoba, ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza Abanyarwanda muri rusange. Mu by'ukuri abatuye mu karere ka Gatsibo bakomeje kugenda bitotoma mu by'ukuri bavuga ko mu by'ukuri iki kiyoka kigomba kuba cyajyanwa mu haho kigomba kuba cyanagira, ariko mu by'ukuri ndavuga ko ari inkuru yakomeje kugenda inumvikana nabi mu matwi y'Abanyarwanda. Ndavuga ko mu by'ukuri ari inkuru benshi bakomeje kugenda bumva, bakomeza kugenda bagira ubwoba bukomeye cyane, by'umwihariko abatuye mu karere ka Gatsibo bakomeza kugenda babona ibitangaza bikomeye cyane. Navuga ko ari ibitangaza bikomeza kugenda binabatera ubwoba. Abanyarwandakazi, barundikazi, reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu. Yini bari bwa mbere ukigera hano, turagusaba gukanda subscribe, bikano gukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwa n'inkuru zacu gatanu ko. Kandi iyi niyo YouTube channel imwe rukumbi uzajya uvomaho amakuru yizewe, niyo soko y'amakuru mu by'ukuri ikomeza kugenda ikugezaho amakuru akomeza kugenda avugwa mu Rwanda. Mu by'ukuri mwe Abanyarwanda mwe ndavuga ko ari inkuru iteye ubwoba. Mu karere ka Gatsibo hagaragaye ikiyoka kinini cyane. Ikiyoka mu by'ukuri kimara kuba cyagaragara mu by'ukuri nibwo kandi cyaje kuba cyajyanwa muri parike ya Nyungwe. Abayobozi baturuka muri parike ya Nyungwe mu by'ukuri bazanye imodoka binini cyane kugira ngo mu by'ukuri banapakire iki kiyoka bakijyane muri parike ya Nyungwe. Akora amakuru yakomeje kugenda atera Abanyarwanda benshi ubwa mu by'ukuri bakimara kuba babona iyi nkuru bahise bibaza ese kugira ngo iki kiyoka kinagaragare hano mu karere ka Gatsibo byagenze gute, cyangwa se byatewe n'iki mu by'ukuri kugira ngo mu by'ukuri ikiyoka gikomeze kugenda kinagaragara ahangaha. Kikaba ari ikiyoka cyakomeje kugenda kinatera Abanyagatsibo ubwoba, bakomeje kugenda babona iyi nkuru. Mu by'ukuri akaba ari inkuru yakomeje kugenda itera benshi ubwoba, akaba ari inkuru navuga ko yakomeje kugenda inatuma abatuye mu karere ka Gatsibo barya umunsi mukuru bameze nabi. Gusa mu by'ukuri kugira ngo iki kiyoka kigaragare mu karere ka Gatsibo, ndagira ngo abahatembera murabizi nanone hari amazu, cyangwa se mu by'ukuri hari akagira benshi basuraga, ariko hagaragaye mu gashyamba kari gatuye mu karere ka Gatsibo niho haje kuba haturukamo ikiyoka kinini cyane. Ni ikiyoka mu by'ukuri kinapima metero ndende cyane, ni ikiyoka gikomeza kugenda kinagaragara ko gikanganye. Ni ikiyoka navuga ko gipima ibiro byinshi cyane, ni ikiyoka gihagaze ibiro 350. ni ikiyoka mu by'ukuri cyakomeje kugenda kinatera benshi ubwoba. Ni ikiyoka cyaturutse muri parike ya Nyungwe mu by'ukuri kikanagera hano mu karere ka Gatsibo. Benshi mu bahatuye bakomeje kugenda bagaragaza ubwoba n'agahinda gakomeye cyane. Gusa abaturage bakimara kuba babona imodoka mu muhanda yitwaye ikiyoka, nibwo benshi bari ku mamoto mu by'ukuri bari kuba batembera nyine barya umunsi mukuru, baza kuba banabona iki kiyoka. Bakimara kukibona benshi bakomeje kugenda bagaragaza agahinda gakomeye cyane. Kandi abaturage batuye mu karere ka Gatsibo bakomeje kugenda basaba umukuru w'igihugu ko mu by'ukuri agomba kuba yabimura abaturaniye impena y'aya mashyamba, kubera ko mu by'ukuri bakomeza kugenda babona ibitangaza bikomeye cyane, bakomeza kugenda banahura n'inyamaswa zikaze cyane. Bivuga ko mu by'ukuri inyamaswa zikomeza kugenda zinabonera cyangwa zikanabarira amatungo. Ubwo kandi inzoka zakomeje kugenda zigaragara, zakomeje kugenda zirya amatungo atuye mu karere ka Gatsibo. Ndagira ngo mu by'ukuri benshi niba mushaka ko iyi video twayibagezaho, izi nzoka ziri kujya aya matungo nk'ihene zakomeje kugenda mu by'ukuri zinavutsa ubuzima bw'abaturage batuye mu karere ka Gatsibo. Ibi kandi bikagaragara nk'imbogamizi mu by'ukuri Abanyarwanda benshi bakomeje kugenda banavugaho ari benshi, kubera ko mu by'ukuri benshi bakomeje kugira babona iki kiyoka. Bakimara kuba baranakibona mu by'ukuri bahise bagira ubwoba bukomeye cyane. Benshi batangira kuba bakiruka cyangwa se bakwira imishwaro barirukanga cyane,
abana bari bahure mu by'ukuri benshi batangiye kugwa koma, abandi batangira kwirukanka cyane mu by'ukuri, nk'uko nyine abaturage bakomeje kugenda banashungera bibaza ikibaye bakimara kuba mu by'ukuri bakumva ikiyoka kirimo gutaka cyane. Benshi bahise bagira ubwoba bibwira ko mu by'ukuri ari imperuka yisibaye, ariko bakimara kuba bagikubita amaso benshi bahise bagira ubwoba. Ni ikiyoka kinini cyane gipima metero 235. Ni ikiyoka ndagira ngo nyine murabona ko bagipakiye ikimodoka kirekire cyane. Ni ikimodoka mu by'ukuri gikora muri parike ya Nyungwe. Abanyarwanda benshi batangiye kuba bagira ubwoba bakimara kuba banabona iki kimodoka. Ndagira ngo kuri screen zanyu mu by'ukuri murabona ko ari ikiyoka giteye ubwoba cyane. Uri kukireba cyangwa se mu by'ukuri uri kukibona ahita afatwa n'ubwo mu by'ukuri bitewe n'uko iki kiyoka kidasanzwe. Ni ikinyamaswa mu by'ukuri ubona ko n'indoro yayo ikomeza kugenda mu by'ukuri inatira abanyarwanda benshi ubwoba. Ndagira ngo murabona mu muhanda cyari cyuzuyemo, byari ibirori mu by'ukuri byabereye mu karere ka Gatsibo. Hakaba hakomeje kugenda hagaragara akaga gakomeye cyane cyangwa se ishyano ryakomeje kugenda rigwira abanyagatsibo. Navuga ko ari igitangaza gikomeye cyane, benshi bakibonye bakomeje kugenda bafatwa n'ubwo babukomeye cyane, kubera ko mu by'ukuri ikiyoka ndagira ngo nyine urabona ko ari ikiyoka gikomeza kugenda kinatera benshi ubwoba ku bakomeza kugenda banakireba. Gusa bamwe mu baturage baturaniye iri shyamba ryo mu karere ka Gatsibo bakimara kuba bakumva ikintu kiri gutaka cyane, nibwo baje kuba bareba basanga ni ikiyoka kigari cyangwa se ikiyoka kinini. Baza kuba banahamagara ubuyobozi bwa parike nkuru ya Nyungwe, bukimara kuba bwahagera bwitwaje ikimodoka kinini cyane, kubera ko mu by'ukuri ni ikiyoka cyari gisanzwe kiba muri parike ya Nyungwe ariko cyari cyabacitse. Nibwo kandi bazaga kuba bahabwa amakuru, bari basanzwe bakizi bitwaza iminyururu ikomeye cyane, baza kuba banakizirika cyane bagitera imiti bagipakira imodoka. Benshi bakomeje kugenda mu by'ukuri bibaza impamvu ibi biyoka bikomeza kugenda binacika parike ya Nyungwe, bigakomeza kugenda binatera ubwoba bukomeye cyane abaturaniye mu karere ka Gatsibo n'iri shyamba, kubera ko mu by'ukuri ni ishyamba rikomeza kugenda ryishamo inyamaswa zitandukanye, kandi hakomeza kugenda hagaragara mu by'ukuri inyamaswa z'inkazi, hakanagaragara inyamaswa zidasanzwe. Ikiyoka cyo mu bwoko bwa anaconda cyagaragaye mu karere ka Gatsibo. Benshi bakomeje kugenda bagira ubwoba bukomeye cyane, ubwo kandi bari kuba basoza umwaka nibwo baje kuba bakumva ikiyoka kinini cyane kiri kugongera cyangwa se kiri gutaka. Benshi bagira ubwoba bakimara kuba banahagera, bagira ubwoba bukomeye cyane, bamwe bagwa muri koma, abandi mu by'ukuri iki kiyoka cyaje kuba cyanabirukaho kirabafata. Abagera kuri 4 bakaba bavukijwe ubuzima. Nk'uko rero byakomeje kugera bitangazwa n'ibitero byo mu karere ka Gatsibo ko abagera kuri 6, 2 baguye koma, abandi 4 mu by'ukuri bakaba bakomeretse cyane, bari kuba bahunga cyangwa se mu by'ukuri bari gucika iki kiyoka. Baza kuba mu by'ukuri bagwa mu biti bibabasharatura, bamwe babasha kuba banagwa muri koma. Uyu munsi bakaba bari kwitabwaho n'ibitaro byo mu karere ka Gatsibo, bakaba bakomeje kugenda banagirwaho ubuzima bwabo. Ingaruka mu by'ukuri bari kurya ubunane, baje kuba bahura n'ikiyoka kinabavutsa ubuzima bwabo. Akaba ari inkuru yakomeje kugenda inavugwa mu Rwanda. Reka ngushimire ko twabanye gatanu ku kandi.